Ndabasuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Sibomana Ernest. Imana nibihererwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabara. Iyi nsanganyamatsiko turayikomora mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 11 umurongo w'9 gushyika ku 10. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire Abiyabeshi y'i Galugadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabara. Nuko intabaza zirara zibibwira Abiyabeshi baranezerwa. Abiyabeshi niko kubwira Abamoni bati, ejo tuzabasanga, mutugire uko mushatse kose. Amen. Iyi nkuru iri muri iki gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 11 kuri uyu murongo w'9 n'10, bigaragara ko mu gitondo kimwe muri uyu mudugudu wa Isiraheli w'Iyabeshi y'i Galugadi watewe igitero cy'Abamoni cyari kiyobowe n'umugabo witwa Nahashi. Nuko ngo Abisiraheli Abiyabeshi y'i Galugadi bakimukubita amaso Nahashi, baramubwira ati, nyaboneka twemerere dusezerane nawe. Nuko ngo Nahashi arababwira ati, kugira ngo nemere ko dusezerana namwe mu nkorere, nuko ngomba kubanogoramo amaso yose y'iburyo, bikaba igitutsi ku Bisiraheli bose. Nuko Abiyabeshi y'i Galugadi bamaze kumva uwo mugabo Nahashi byababwiye, babwira Nahashi baramubwira ati, nubwo utubwiye ngo utunogoremo amaso y'iburyo dusezerane nawe bibe igitutsi ku Bisiraheli bose, twemerere uduhe iminsi 7 dutume intabaza, nitubura umuntu turengera tuzaza dusezerane nawe utunogoremo amaso y'iburyo. Imana niturengere, Imana nidutabara. Nuko ngo Abiyabeshi y'i Galugadi batuma intabaza zizenguruka zijya gutabaza, kuko bari bahuye n'ikibazo gikomeye, kuko bari bahuye n'iki gitero cy'Abamoni cyari kiyobowe n'uyu mugabo mubi witwa Nahashi. Yari abasabye kandi ikintu gikomeye. Yari abasabye ngo kugira ngo dusezerane namwe simbice singira icyo mbatwara, nuko ngomba kubanogora amaso y'iburyo, bikaba igitutsi ku Bisiraheli bose. Babitekerezaho banga guhita basezerana nawe, baravuga ati, ahari twabona umuntu turengera, ahari twabona ubutabazi, twemerere uduhe iminsi 7 tugende dushakishe uwaturengera, nitumubura tuzaza dusezerane nawe. Imana iturengere, Imana idufashe. Nuko ngo izo ntabaza ziragenda iminsi 7. Muri Bibiliya isobanura umwuzuro w'Imana. Nuko ngo izo ntabaza ziragenda zijya gushaka ubutabazi, ngo ziragenda zizenguruka igihugu cya Isiraheli cyose, zigenda zitabaza zivuga ati, twatewe n'uwa mugabo witwa Nahashi, twatewe n'Abamoni, Nahashi yahageze, none yatubwiye kugira ngo dusezerane nawe tumukorere, ntagire icyo adutwara, nuko agomba kutunogoramo amaso y'iburyo, bikaba igitutsi ku Bisiraheli bose. Nuko baragenda ngo barazenguruka bashaka ubutabazi, ariko ngo barazenguruka bashaka ubutabazi, aho bageze bakumva yuko ari Nahashi wahageze,
bakababwira ati nta kindi twakora nimba ari Nahashi, nta kindi dushobora kugira icyo tubikoraho, ahubwo natwe turabafasha gusenga. Imana iturengere. Nuko ngo barazenguruka. Shuti mwene data, ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga batewe na Nahashi, kandi ntuhite umwemerera ngo musezerane, kubera ko ukeneye ko watanga iminsi 7 ugashaka intabaza. Imana ntihabwa icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe. Abiya benshi baravuga ati ntabwo twakwemera dusezerana nawe, ntabwo twakwemera utunogoramo amaso, reka tujye gushaka ubutabazi, nitubura noneho tuzaza tugira ute tugukore. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Muri iyi minsi ikomeye dusohoyemo, hari abari guhura na ba Nahashi, kandi bamara guhura na Nahashi akibamara basaba ngo basezerane, bagahita babyemera akabanogoramo amaso. Akabanogoramo amaso y'iburyo. Amaso asobanura viziyo y'umuntu. Amaso asobanura iyerekwa ry'umuntu. Amaso atuma ubona aho utari kubona. Amaso atuma ugira iyerekwa rirambye. Uwakunogoramo amaso aba akwishe. Imana idutabara, Imana iturengere. Nta kindi Satani akeneye kutunogoramo amaso y'iburyo kugira ngo duhinduke impumyi, kuko Yesaya yaranditse ngo abari batuye mu gihugu cy'igicoco cy'urupfu baviriwe n'umucyo, kugira ngo asubize abantu mu gihugu cy'igicoco cy'urupfu bongere bajye mu mwijima. Abiya benshi barazenguruka batuma intabaza, ngo barazenguruka, intabaza zirazenguruka zishaka ubutabazi, ariko ngo zishika mu mudugudu umwe w'i Gibeya ahari hatuye Sawuli. Nuko ngo Sawuli icyo gihe ngo yari avuye kuragira inka, nuko ngo arangije ngo acyuye asanga umudugudu wacuze umuborogo. Ngo akishika muri uwo mudugudu wacuze umuborogo, nuko arabaza ati ko nasize uyu mudugudu nta kibazo ufite, niki cyabaye? Baramubwira ati wowe ntabwo wabimenye. Abiya benshi y'i Galeyadi batewe na Nahashi, kandi yababwiye ngo kugira ngo basezerane ntagire icyo abatwara, ngo arabanogoramo amaso y'iburyo, bibe igitutsi ku Bisirayeli bose. Nuko ngo Sawuli ngo azibiranwa n'uburakari bw'Uwiteka, ngo umwuka w'Uwiteka amuzaho. Ngo nuko ngo afata inka 2 arazitemagura ngo arazirangiza. Ngo arangize ngo ahereza za ntabaza za nka 2 bazizengurutsa muri Isiraheli bose. Ngo arababwira ati mugende mubwira Abisiraheli bose, ngo umuntu utazatabarana nanjye na Samweli azatemagurwa, inka ze zizatemagurwa nk'uko izi ngizi zatemagurwa. Ngo intabaza ngo zirazenguruka, ngo zimaze kuzenguruka, ngo nuko ngo Abisirayeli bose bahindishwa umushyitsi n'Uwiteka, ngo bemera gutabarana na Sawuli na Samweli. Ngo nuko ngo babwira za ntabaza. Haleluya, Imana ishimwe. Babwira za ntabaza ngo ejo ku gasusuruko tuzatabara, ejo akazuba kavuye tuzatabarwa. Niwemerere Nahashi ko musezerana, muhe iminsi 7 ushake, ujye gushaka ubutabazi. Umubwire ati iminsi 7 nshaka ubutabazi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ati
ejo ku gasusuruko mugende murare mubwira abiyabeshi bose b'igarigadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. nuko ngo abiyabeshi b'igarigadi ngo barara babazengurukamo baranezerwa, mitima isubira mu nda, bumva baguwe neza kuko bumvishije ijwi ry'ubutabazi. ngo nuko barangije babwira abamoni, barababwira ati ejo tuzabasanga mutugire uko mushaka. Imana ishimwe. ahantu harimo inyigisho ikomeye, kubera ko aba bantu bari bafite ijwi ry'ihumure babitse mu mitima yabo, ariko barababwira ati ejo tuzabasanga mutugire uko mushaka. ushobora kuba wicaranye n'umuntu ubona agiye gupfa, ariko afite ibanga mu mutima yavuganye n'Uwiteka. Imana ntihabwa icyubahiro. ushobora kumutega iminsi ukamubwira ko agiye gupfa birangiye ntacyo azimarira, ariko yavuganye n'Imana ishobora. Haleluya! yavuganye n'Imana ishobora byose, afite ibanga mu mutima akakubwira ati nta kibazo ejo nzapfa, ariko Imana yarayimubwiye ko igiye kumurengera. Imana ntihabwa icyubahiro. abiyabeshi baranegerwa ntibanogorwamo amaso y'iburyo. iyo uvuganye n'abantu ushatse ubushakashatsi muri mu gisirikari usanga ngo umuntu baha imbunda ya mudahushwa ibaho kamera, nuko aba afite amaso abiri abona neza. ubaye ufite ijisho ritabona ntabwo baguha imbunda ya mudahushwa. ni ukuvuga ngo umusirikari wa Yesu akenewe kuba afite amaso abona, akeneye kuba afite amaso abona. Imana iturengere, Imana idufashe. ese Nahashi ntiyaba yaraguteye ugahita umwemerera akakunogoramo amaso? ubu amaso yawe akaba yarahumye utakibona, ukaba uri kugenda ugwa mu byobo utazi kubera yuko amaso yawe yahumye. ndagusabye mwene data, nimba warasezeranye na Nahashi, garukira Imana usese amasezerano ya Nahashi. ariko nshuti mwene data, ese Nahashi ntiyaba ari kukugeraho? nakugeraho ntugire ubwoba, witinya. intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje, witinya. umuhe iminsi 7, umubwire ngo iminsi 7 ntumi ntabasa yo kundengera, nimbura untabara tuzasezerana. ariko Yesu yaranesheje, azaturengera nubwo ibintu byakomera, nubwo byagenda gute, ariko Imana yo mu ijuru izaturengera. Haleluya! rero nshuti mwene data, turagize tuti Imana y'amahoro irahari, izaturengera. Nahashi nakugeraho umuha iminsi 7, isobanura umwuzuro w'Imana. mubwire ngo iminsi 7 nimbura undengera nzaza dusezerane. ariko nta muntu ujya ubura ubutabazi. wasenze Imana, nta muntu ujya usenga Imana Imana ibure kumurengera. Imana ntihabwa icyubahiro, Imana nishimwe. nshuti mwene data, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. ariko Nahashi arimo anogora abantu amaso, Nahashi arimo agenda anogora abantu amaso. Imana y'amahoro iduha imbaraga zo guhangana na Nahashi igihe aduteye, tumuhe iminsi 7 dushaka ubutabazi. Amen. Mana ndagushimiye kuko uri umwungeri mwiza kandi uri umutabazi. uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, nta yindi Mana iriho, ni wowe wenyine. turagushimiye
ko utubwiye ko nubwo nahashi yaduteye ariko ejo ku gasusuruko tuzatabarwa, tuzarengerwa, tuzagirirwa neza nawe. Turagushimiye ba, turagushimiye kubwira ijambo ryiza uduhaye. Uzaryumva azanyurwe naryo, rizamuhindure mu mutima, rizamukomeze, rizamuhe ihumure mu mutima we. Tugushimiye ko kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Sibomana Ernest. Imana nibihererwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ejo ku gasusuruko tuzatabara. Iyi nsanganyamatsiko turayikomora mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 11 umurongo w'9 gushyika ku 10. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire ab'i Yabeshi y'i Galeyadi muti